ni irihe banga riba mu guceceka? Bivuga ko bishobora kukorohera cyangwa se koroha gukora ibintu runaka ubusanzwe byakunaniye mu buzima bwawe, bikakorohera inshuro 10 kurenza kuruta uko usanzwe cyangwa se uko wari uzabikora uramutse ukorera ibintu byawe ku karubanda buri wese abizi. Ntabwo tubyitaho, gusa bamwe tubaho ubuzima bwacu tubushyira ku karubanda, nyamara abaguca intege bo ntibabura, buri gihe bazaba bakuzengurutse. Kubera iki ubuzima bwawe bufitwa amakuru n'abantu barinze wowe? Kubera iki buri wese azi ngo iyo warakaye ukora ibi? Ese kuki bazi icyaraye kikubabaje iri joro ryahise? Mbwira nanone, banza umbwire neza. Reka twicare hamwe twiga isomo ndetse n'imbaraga zikomeye zo kubaho mu buzima bw'ibanga, keeping your life secret or private. Nidusoza iki kiganiro, ibi bintu uhita ubishyira mu buzima bwawe, uzambwire nyuma y'amezi 6 icyafuyemo cyangwa se ikizavamo. Benshi muri mwe muzananshimira. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda gucya urushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Tunze nabi ntiwamenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ni ibintu 15 inyungu zo kubaho cyangwa se inyungu zo kubaho ubuzima bwawe buri wese atazi uko buri kugenda mwibanga. Urahuraye uyu munsi, cyangwa se niba ufite umukunzi, niba umugore waguca inyuma cyangwa se umugabo, byose bikaguma muri wowe. Guhomba cyangwa se business nibiri gutangira guhomba ubona bitangiye kwanga, byose murabyumva bikaguma muri wowe, byose bikakugumamo. Nibyo turi kuvuga ngo uko uzagabanya gutangaza ibikwerekeyeho, ni nako abantu bateza ibibazo mu buzima bwawe bazagabanuka. Byumve neza, hari ibibazo byinshi tutikururira ahubwo bizanwa n'abandi twabyiye byacu. Uretse n'ibibazo n'ibitekerezo bica intege ntibibura kubaturukamo abo n'abantu tubana nabo. Uko ubuzima bwawe utazabushyira ku karubanda kandi ngo ikintu kibasira abantu benshi cyo kumva babangamiwe n'abandi cyangwa se nabandi kubera ibyo bashobora kubavugaho kizagenda burundu. Ubundi se ibyo abantu bakuvugaho bitwaye iki? Niko iyi nkuru tubaza. Abantu baravuga iteka, uzahora ubizi, uzabihoze mu mutwe. Iki uzaba ugikemuye nutangira kubaho ubuzima bwawe mwibanga. Ntabwo uzongera gusaba uruhushya umuntu n'umwe uwo ari wese rwo gukora ibintu cyangwa se ikintu wowe ushaka. Ubuzima bwawe uzatangira kubugenzura cyangwa se kubukontorora neza cyane. Hari abantu nzi uyu munsi ibintu byabo byose babikora babanje kugisha inama. Namwe murabazi cyangwa se nawe ushobora kuba urimo muri abo bantu. Uzabaho mu mahoro kuko ntawe uzaba ukibangamira wivanga mu bye. Imikino mu buzima bwawe ngo izagabanuka, utakaza imbaraga z'ubusa bizashira, kandi igihe cyawe uzakishimira kandi wenyine. Niba buri wese ari inshuti yawe ngo ufite ikibazo, mubyumve neza. Kibazo ahubwo kimwe gikomeye cyane ni ikibazo ufite. Mw'abantu mwe ntabwo bishoboka ko ngo wakwizera buri muntu wese cyangwa se buri umwe. Buri wese, oya. Niba ubikora uri mu bibazo bikomeye none cyangwa se ejo bundi uzagaragara ujye hanze. Ngira ngo aho tugeze iki kiganiro ndumva ari ingenzi. Nagusaba wowe tukiri kumwe ukiri kunyumva ukora share ugasangiza umuntu ukunda iki kiganiro, ugisangiza n'abandi bose wumva byagira umumaro. Turusheho guterana imbere. Nta kintu kirenze nko kwimenyera ibintu byawe bucece. Reka tubyite kubaho nk'umuzimu ubutagaragara, nta muntu n'umwe ubwira ibikwerekeyeho. Turi kuvuga ku bintu 15, ibyiza 15 byo kuba ubuzima bwawe ari ibanga, ngo bizakorohera birenze nk'inshuro 10 kugira ibyo ugeraho muri ubuzima nubikora cyangwa se nuhiga intego zawe wifuza kuzageraho bucece udasakuza. Ibi ni ibintu bizakwigisha kwigenga muri byose, kandi uzamenye neza cyangwa se uzamenya neza uburyo uhuza n'abantu banyabo mu buzima apana ba fake. Nubikora mu buzima uzazirikane ngo ko buri wese yagenda kandi yagusiga, akagusiga uri wenyine muri ubu buzima. Nutangira kubaho gutya, nta n'uri uzongera gutungurwa n'iki kintu ko wasigwa n'abantu runaka mu buzima bwawe. Nicyo gihe ngo wige kubaho wenyine, kandi rwose ntibibe bivuze ko uri mu bwigunge. Ubuzima ukajya ubukomeza nkaho nta cyabaye. Gabanya kuvugagura, niryo somo ry'uyu munsi, kuvuga amagambo menshi y'ibikwerekeyeho. Ikintu ngo burya abantu batajya bamenya benshi nuko ngo iyo ukora ibintu byawe bucece, mbese nta n'umwe uzi ibyo urimo, nibyorohera babandi bagusubiza inyuma cyangwa se baguca intege kubona aho baguhera. Ngo zirikana ko abantu batakwitayeho, ntibakwitayeho na gato. Ibyo uzabimenye nta n'icyo uvuze kuri bo. Oya,
ahubwo ngo bitaye ku byo ubahereza cyangwa se bashobora kugukuraho. Ni abantu muri rusange abo ngabo. Reka nkwereke akantu gato. Ngo tangira ubeho ubuzima bwawe buri prive cyangwa se nta n'umwe uzi ibyawe. Nyuma y'igihe uzambwira ukuntu inshuti ubwazo zahita zigabanuka zijya hasi ku kigero cyo hasi. Nawe ujye undebera uko uzabaho nta muntu uzi zawe cyangwa se ibyawe. Kandi ngo burya ni nako abantu bazashishikarira kukumenyaho byinshi. Ibi ngo ntibizagushuke. Ntabwo ari urukundo rwinshi, niko ikiremwa muntu cyubatse, niko duteye. Nubikora neza nta n'umwe uzaba ugishinzwe cyangwa se ushinzwe gusobanurira impamvu ubayeho uko ubayeho uyu munsi. Bizaba ari ubuzima bwawe bwite. Ngo kandi zirikana ko buri wese atari inshuti yawe, hoya, ahubwo ubeho ubuzima wimenya wowe ubwawe. Bizakurinda umusaruro mubi muri ubu buzima. Bose si inshuti zawe, bamwe na bamwe ahubwo ni abashungerezi baba bategereje ko ikintu kibi cyakubaho. Uzagenda ubibona uko ugeze cyangwa se uzagera mu makuba cyangwa se ibyago. Tangira none wige igihe biba biri ngombwa kubaho wenyine, ndetse n'igihe usabwa kubaho ukururana n'abantu benshi. Nicyo gihe ngo ubeho neza byuzuye. Nyuma y'uko umaze kumva iki kiganiro, reka tuvuge ko izi nama ari ingenzi kuri wowe. Nta kindi nagusaba kugira udushyigikire. Reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse subscribe, akazugira agahita kaza impande yaho. Ukimara kwakandaho nako gakandeho, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri uko dusizeho video nshyashya. Nitwa Samuel Mugisha. Reka ntuzacikwe mu butaha cyangwa se mu kiganiro cy'ubutaha. Tuzasubire.